kuba wapostinga umuntu wawe ibintu nyine biri directed to her utabimubwiye cyangwa se to him ntubimwicaze atabikuziho utajya ubimubwira ni ikibazo bigahura n'ikindi kibazo caje abantu kwihisha cyangwa se gushaka gukorera inyuma nyine yaya mabuto yo kwandika ugasanga ahangaha no mu ngo like biri kuri extent wenda nubwo ntashaka kubyinjiramo abantu bashobora kuba bafitanye nk'amakimbirane nk'umugabo n'umugore aho kugira ngo twicarane gutya nkubwire ati boss this and this and this and this byagenze nabi nkacunga neza usohotse ugiye mu kazi ubundi nkajya kuri WhatsApp nkakwandikira text iva hariya kandi igitangaza bakayishira mu Congereza. Hello muraho neza mumeze mute turabasuhuje cyane abakurikiye Fast Service Podcast muri aka kanya ikaze ryinshi siko bavuga turishimye cyane kuba muri uyu mwanya hari hashize iminsi itari mike tudakora video nshyashya kubera nyine ibintu ni byinshi birimo biraba n'ikiruhuko cyo kurangiza umwaka ngira ngo cyatwaye igihe kirekire kurusha cyari giteganyijwe cyane kabisa cyari cyaduheranye ariko twagarutse n'inshingano ziba ari nyinshi rero turishimye cyane turashimira abantu bagiye batuvugisha ku ruhande bakatubwira ati se bimeze bite ko nyine mudashutinga dukumbuye ibiganiro byanyu dukumbuye ya makuru ni ukuri mwarakoze abantu bose bagiye batuganiriza ku ruhande ngiye barambwiye benshi nawe barakubwiye cyane barambwiye abagabo n'abagore inkumi n'abasore twagiye tuganira nabo bakatubwira ati mugaruke muzane ya gahunda turayikunda iratwubaka kandi ntabwo ari abahano gusa kubera ko social media twasanze ikora nyine kagera ku mpera z'isi abari Australia abari Amerika abari Amerika abari muri Congo abari mu Rwanda mu Burundi mu Bugande donc abantu benshi nyine bashobora kumva runo rurimi tuvuga bagiye batubwira ati mukomeze ntimucike intege turabakurikira ibiganiro zanyu zaradufashije muri abantu bacu hari agafoto twaboherereje dusoza umwaka hari umudamu umwe wambwiye ngo ntiyumvishe neza ngo kari karimwe amakuru ngo y'Icongereza ngo ariko ngo akabonye ngo abone ibyo ari byose ngo karako ngo kubashimira ndamubwira ati kari karimwe amakuru avuga ko tubashimiye kandi ko twiteguye kuzabazanira tunabifuriza umwaka musha tubifuriza umwaka musha tunabazanira n'izindi content nyine muri uno mwaka wa 2026 yego ngayo nguko rero ikaze muri uyu mwaka mushya Imana iduhaye kugira ngo dukomeze nyine tubanemo tuganire turizera ko tuzabasha kunguka byinshi byaba biturutse wenda muri ubu buryo tuganiramo ndetse n'abantu ku biti byanyu mwese mudukurikira turabifuriza ibintu byiza gusa muri uyu mwaka ni karibu urakoze cyane none video y'uyu munsi turagira ngo tuganire bisanzwe turaza kugenda duca mu makuru amwe namwe ariko kandi nukugenera kongera kandi gusa naho tubahaye yambuye umwaka musha content dukora abantu benshi barayikunda kandi barabigaragaza iyo batwandikira nanashima Imana nabonye n'abandi bantu benshi batangiye kuyikora kera kose wasangaga abantu babitinya bakavuga ati se ndaje kukubwira abantu ibintu by'ingo nuko zibana ndabihera hehe ariko abantu zimaze kuba nyinshi muri uyu mwaka rero turabasezeranya gukomereza aho twari tugejeje tuganira ibiganiro byiza byubaka biriretinga cyane ku bintu by'imiryango n'urugo rwiza nyine muri rusange n'ibindi byinshi tuzagenda tuvuga bushize baratubwiye ngo nta jambo ry'Imana twababwiye ngo ntadukora se twahanyujije izo zose nibiba ngombwa tuzatuhanyuza buriya tugendera ku busayo bw'abantu bacu kubera ko tubaha agaciro gakomeye so rero nuko nguko uyu munsi rero icyo tuganira turagerageza kwibukiranya bimwe mu biganiro twagiye dukorera hano kuri Fast Service Podcast hariho ishobora kuba byaragufashije ibindi ntitubyumve kimwe
ibindi nanone ukavuga ati yaba nanje bari banshize kuri mikoro ngo nanje mbabwire. Ikibazo nuko tutabimenya ngo tumenye ko watekereje gutyo, ariko yaba twakabimenya ko ari uko watekereje ukabitwandikira ukatubwira ati ndashaka kuzaza, biroroshe cyane. So ni ibintu byinshi twaganiriye nibyo tugenda nanone dukoraho. Nanone kandi tuza kubasaba ubwo turi buze kuba tuganira, uzakurikira kino kiganiro, ni wifuza ko hari topic twazasubiramo yakunejeje cyangwa se wumvishe igufashije ikubatse, uzabitwandikire. Nurangiza kwitwandikira twebwe tuzayisubiramo twongere tuyicukumbure tuganire, kuko nico tubereye ahangaha no kugira ngo twungurane. Iyo abantu batungutse natwe tuba twumva nyine tutageze ku ntego. Wenda ntaguciye mu ijambo, bashobora no n'igihe wenda turi bwo tugenda tuzinyuramo ngo twavuze ibi, wowe nyine wenda nk'umuntu ushobora gukurikirana ibiganiro birenze bingahe, ushobora guhighlightinga ukavuga ngo nyine topic runaka yaramfashije, nyine yaranyunguye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ushobora gusharinga n'ikintu wungutse, si na ngombwa, cyangwa se wenda nubwo utaba wibuka ngo kino kintu cyari kiri mu yihe topic to be specific, ariko ukandika point runaka nyine dushobora kuba twarabasangije, nyine ukumva zirakubaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Okay, mu mwaka ushize rero twavuze ku kijanye, twagerageje mbese nko niba nozitaho no gusobanura urukundo. Twaravase urukundo ni ikirwa bashakanye mu by'ukuri. Tuza kuvuga ko ari ibintu bitangira abantu nyine batarashakana, umuntu agashima undi kugeraho nyine, noneho rwa rukundo ruza kugeraho rugakura, noneho rugahaba abantu ko bashobora no kuba mu rugo rumwe bagasangira ubuzima, ariko biturutse nyine kuri rwa rukundo. Urukundo rero usanga abantu barudefinisa cyangwa baruvuga gutandukanye, ko nta n'uwo bashaka kuruvuga nk'undi. Uruvuga uko nyine ubashije, ko nta wabasha kuruvuga nk'undi, ariko twagerageje kurusobanura. Tuza gusanga abashakanye, uretse urukundo rw'Imana rwonyine, nirwo rukundo twasanze rudafite ikintu na kimwe rushingiraho. Imana izidukunda turi babi, ikadukunda turi beza, ikadukunda. Rwa rukundo nyine twita ngo ni unconditional love, rudafite ico rushingiye. Urwo ni urukundo rw'Imana. Ariko urukundo rw'abantu bagiye kubana bagashakana bakazabana, twasanze ari urukundo rwikunda. Tuvuga ko ruri egoiste cyangwa se ari urukundo rwirozaho cyane, kuko ngewe iyo ubwo na approachingaga madamu ngiye kumushaka ngo muzane, ntabwo nari nitaye cyane kuziwe, naza feelingaga piri muri njewe indani ibyo numva nkeneye, akaba ari byo mureba ko yujuje, noneho nkamuzana. Ntumva ko ari urukundo rwikunda. Nico twagerageje kuruvugaho, dusanga n'urukundo ruteye gutyo. Hari igihe abantu bazavuga ukagira ngo waramukunze, ariko kubwe ntago ari kubwe, wamukunze kubwawe. Ugira icyo akunda gikunda kubwe, ntago ari kubwuriya umugenzi wawe. So ni urukundo rwikunda nyine ruri aho ngaho ruteye gutyo. Ariko iciza cyarwo, hari aho biza guhurira, noneho na wa muntu mwaba muhuriye aho ngaho, bikazaba nyine urushobora kuba kubaka urugo rwiza rufite nyine urukundo ruri narwita ngo ruri mature cyangwa se ruri pure, rudashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Ukamukunda arwaye, ukamukunda yakubwiye nabi, ukamukunda mutumvikanye, just ukamukunda nyine. Ariko ugakenera ko nyine aho dutandukaniye n'Imana, tugakenera ko hari n'ibyo agomba gukora neza. Niho dutandukaniye n'Imana, uko yizami dukunda gusa, ikadukunda nyine urukundo rwayo rw'Imana. Nicyo twavuze ku bijanye n'urukundo. Ikindi twavuzeho ni icyage. Twavuze ku bintu byinshi bitandukanye. Hari icyo ngicyo cy'urukundo, uburyo nyine umuntu areba uwo bazabana. Twavuze bimwe mu bituma abantu batandukana, dushingiye ku byo tuzi, wenda se twabonye nyine twagiye tubiganiraho, tubona mu by'ukuri tuzita ngo ni divorce. Niko byitwaga se natwe. Ibituma hashobora kubaho divorce. So rero dusanga nabyo ari ibintu byinshi, ariko wenda bimwe muri the highlights z'iyo topic dusanga mu by'ukuri twagerageje gushaka
kuvuga ko ibintu bituma abantu batandukana ntabwo ari bya bintu binini biri strange biba byaje bigahita bibituraho ahubwo dusanga ari za habits zitari nziza abantu bagenda bubaka mu rugo muri relationship yabo noneho akantu kakagenda gakura ubwo nituvuga ngo ibintu bikagenda bikura ntushake kubitekereza nk'ibintu birenze nyine ngo duto bitari ibintu bikaze cyane ntabwo ari ibikomeye gusa bitandukanye abantu n'ibikomeye biraza ariko nyine ibyinshi n'ibyo twe dukora tugenda twirengagiza umunsi ku wundi noneho ugasanga urimo urababaza mugenzi wawe cyangwa se urimo uramubangamira bikazagira igihe nyine avuga ati ndarushe birarangiye so icyo ni kimwe mu byo twavuze ku kijyanye na divorce tuvuga ese nyine ni iki gishobora kukwereka ko wenda hari izo sinye z'uko ibintu byatangiye kumera nabi ushobora gukora iki ese ubundi hari n'icyo twavuze kuri icyo waruvuze cya divorce kijanye na factors zitavuye mu rugo influence ya social media y'ibyo umuntu yabonye agatekereza yuko byanga bikunda niho tuvuga ati nta rugo rusa n'urundi ariko ibyo ibirangaza abantu ibyo baha umwanya birasa usanga ari social media hanze ibyo yiriwe yumva niho twatanze urugero rw'uriya munyakenya waguriye mugenzi wiwe amagift y'amadege n'imodoka noneho tukavuga tuti hari igihe ugira gutya wagera mu rugo ukihagera umuntu akakubwira ati indege irihe imodoka irihe ariko wareba status mufite muri ico gihe cyangwa financial capacity mufite ikagaragara yuko mutabasha kwa affording ibyo bintu ariko akabigushiraho nk'icaha kuko yirirwa bireba n'ibyagaburira ubwonko bwe so izo factors zivuye hanze ziza zinjira mu rugo ariko zivuye hanze nazo twasanze hari ukuntu zisenya ikindi twabonye ni uburyo mwabanye nabwo bushobora kuafectinga niba mushobora kubana igihe kirekire cyangwa kigufi cyangwa lifestyle mwahisemo gucuzinga iyo mwacuzinze habe na first encounter mugihura uko mwahuye nabyo birashobora kugira icyo zangiza bikazabageza kuri uriya mwanya utari mwiza wo kuba mushobora gutandukana kuri divorce kuko turibukiranya sinzi ko yenda zose tuza kugira ariko turabizi neza yuko namwe muri kwibuka ukuntu hagiye habafasha nyine so hari icyo waruvuze cya social media ngira ngo nayo hari aka session gato twayikozeho tubona ko nyine ifite iyo influence itari nziza cyane cyane mu miryango ikiri mito irimo irazamuka ariko nanone mu rwego rwo kutaba ignorant tureba nyine n'ibindi byiza byayo ibyo idufasha uburyo nyine idufasha mu kwiga tuvuge gutyo ukaba wabona ikintu ciza hariyo ukavuga ati I think ikintu ni ciza nanje ngomba kuciga kuko buriya kwigana it's not always a bad thing kubona ikintu kacigana kwigana sometimes ni byiza kuko nyine babigaragara ko wowe wirebyemo ubona ko hari ikintu buze bitewe nuko wabonye kiriya so if it's a good thing kuba wagikora ni uburyo bwiza so icyo nacyo cyarabaye cyane aho ni ku ruhande rwa social media ikindi twayivuzeho ku bijyanye na social media ariko noneho cyo twabaye specific tuvuga yuko icitwa screen time cyangwa se mu rugo umwanya wo guhereza social media utagomba kuba munini kubera ko twasanze ko hari abana ubu ngubu kuri none babuze urukundo bakagombye guhabwa n'ababyeyi ababyeyi nabo babuze abadamu nabo babuze abagabo babo kubera ino screen ya telefone cyangwa se screen zo mu rugo turavuga ngo ntimwasuzumye yuko abantu aho bageze umuriro ushobora kugenda abantu akaba aribwo bagirana bwa busabane bwiza ugasanga abantu barimo gusenga bagakora amateraniro yo mu rugo akaba ari umwanya wabonye akanya ko kuganira kubera gukina n'abana kubera ko umuriro wabuze ariko igihe umuriro uhari bantu barashakanye mu nzu baraburana babana mu nzu kubera izi screen zacu dufite zo twirwa turebaho ibintu si bibi kubireba ariko kubihereza umwanya kubalansinga abantu bakabihereza umwanya ni byiza dusanga rero aho kugira ngo abana bawe ejo bundi bazadukana ibintu wowe utazi
just gerageza kubimanaginga urebe, kandi ni intambara ko ntizoroshe, ariko nayo ni intambara ababyeyi bagomba guhangana nayo yo kugira ngo screen time tuyipunguze, ahubwo noneho dukore ibyo twakwita nk'ubusabane, relationship mu miryango ibe, abantu bahure, iyo fellowship bahure, naje ngo relationship, iyo fellowship, ayo majambo yaragiye nko gusa bahure bagiye bakora nyine uburyo bwo kwegana no kuganira, n'ibyo ngibyo twavuze twasanze ari mbi cyane umuryango, iyo mutayikontroye twasanze ari mbi. Umuntu yinjira areba kuri telefone, ntamenya ngo umwana yiriwe gute, ntamenya ngo umugabo yiriwe gute, ntamenya ngo umugore yiriwe gute, iwe gusa kera yinjira ubwenge buri arahuze, yinjiye ahuze, kandi umugabo uhuze ntiyobasha ibintu by'urugo, biragoye. Iyi ni topic yabaye mwangare nkoresheje ijambo umuriro, kuko twasanze abantu benshi barelatinga nayo, nubwo n'izindi muri relatinga nazo, ariko nyine hari imwe twabashije kwakira feedback nyinshi, kandi ngira ngo nyinshi zanavuye. Sinzi impamvu mutajya mwandika muri comment section, kandi ari byo twagakunze kugira ngo abantu benshi babibone. Uyu mwaka bazandike, uyu mwaka muzajya mushyira muri comment, uyu mwaka kabisa tuzandike, twandikirane. Uyu mwaka muzajya mushyira muri comment section. Topic twakoze ku bijyanye n'ubushuti, iyo ngiyo abantu barayikunze nayo cyane. Urumva si no kuyikunda ukundi, nyine ni kwa kundi mbese umuntu uvuga topic ugasanga kabisa irimo irisanisha na mbese donc ni ikintu kiriho muri iyo minsi abantu bashobora guhita batekereza. So ubushuti twarebeye hamwe, ese nyine ni biki bigaragaza ubushuti, ni iki kikwereka ko umuntu wawe, umuntu muri kumwe mu by'ukuri koko ari inshuti yawe, like genuine friendship. Ese nabahe bantu ugomba kwinjiza mu buzima bwawe bagafata iyo titre y'inshuti, nabahe bagomba you have to let go, bamwe bakagenda, abo wasezerera niyo babasezerera, cyongereza niko cyavuze, nde basezerera bakagenda bakava muri iyo list y'inshuti. Ese ni gute twaba intentional, cyangwa se no kugambirira kugira ngo tugire ubushuti bwiza buri healthy, tukabishiramo imbaraga n'abandi bantu. Mu by'ukuri kuri nge I consider it ko ari topic nyine nziza y'abantu bari macu. Ikintu twayivuzeho cyiza nanone ni kuriya kuntu umuntu aza avangura inshuti bitewe na situation arimo. Tuvuga yuko hari inshuti uba warashize ku ruhande uvuga ati igihe nzaba mfite ikibazo kijanye n'amafaranga cyane ubushobozi, n'uyu niwe nabwira. Igihe mfite ikibazo kijanye n'inama, n'uyu niwe nabwira. Igihe cyo kwishima hagize icyo nagezeho, n'uyu niwe twakwishimana. Kandi urebye koko muri kino gihe niko bimeze, dufite inshuti ariko zikora mu buryo butandukanye, ariko tuza gusanga that's maturity cyane. Tuza gusanga hari inshuti twise ngo ni inshuti magara, dusangayo ishobora kwapiaringa kuri izo, cyangwa ishobora kureflectinga hose, ikaba igaragara igihe wagize ibibazo, igihe wishimye, igihe wagize, aba ari iyo twita inshuti nyanshuti. Ariko dukuyemo icyo twita situation, twakuyemo ibyo twita situation, hamasigara nyine ya nshuti imwe ifite naiba nabyita uburemere, cyangwa se inshuti nyayo abarisiga. Niyo mpamvu ari byiza kuba maso ukareba abantu bari hafi yawe, kubera ko ntago abantu bose bazaba inshuti magara, ntago abantu bose bazafilinga nyine ibyo bintu byose ngo babijyemo. Ariko icyo nari mvuze ngo ni maturity, kubona umuntu akavuga ngo uyu muntu afitinga hano, uyu muntu afitinga hano. Mu by'ukuri ni byiza kuko ba bantu muri ubwo budasa bwabo nyine urabakenera. Si no kubakenera ukundi, mbese mu buzima bwawe at some point nyine bagomba kuzamo, kubera ko ubuzima bwawe nawe ntago bushingiye ku kintu kimwe. So ibyo rero no kuba maso, kandi mbifuriza kugira inshuti nziza, ubushuti bwiza muri 2026. Ibyo twavuze twasanze nta muntu bitamo, birikora. Uzugira ikese wagize iyo ari yo yose, cyangwa se igihe wishimye ugahita umenya aho bijya kandi utarabigambiriye, ko ntuba waravuze ngo nzaba nishimye nzabwira runaka. Usanga byarikoze bitewe n'ukuntu abo bantu wababonye, bikikora muri wowe, muri systeme yawe, wazaza wishima wagize, ugahita uvuga ati reka nganire na runaka kuko niwe nza mbona tuzaduhuriza hamwe kuri iki kintu.
ubwo bwari ubushuti ubwo ni ubushuti kabisa. Ikindi wenda ari nacyo turi busorezeho iyi gahunda yo gusubiramo gahunda y'incamake y'ibyaranze umwaka wa 2025 ni sessions za ubibona ute, aho twashyiragaho sije runaka tukavuga nyine uko tubibona. Erega n'ibi bindi usibye no ngo sincaze kumara ubibona ute amavuta, ariko n'ubundi n'ibi bindi still nabyo nyine hari uburyo bifitinga muri ubibona ute, kuko aho bitandukaniye twabwiye abantu turabwira ngo twebwe turi kuza hano kuganira, ntabwo turi hano kubasetingira standards mugomba gukurikira nk'imiryango, ntabwo ari amategeko turimo turashiraho. We are just sharing nyine experience zacu ko tubibona kuganira. Noneho wowe wagirirwa amahirwe ugakuramo ibigufasha ukabifata. Kandi nyine kwiga ntekereza ko mu by'ukuri nubwo umuntu I think n'umuntu urimo uravuga nabi ibintu we wagaye, still wiga kutavuga biriya bintu ukavuga ati ukomeza kubona kitari isomo. So ni byiza rero kuba maso no kugira iyo intentionality nyine mu bintu tuba turimo turakora. So ubibona ute rero zari zirimo udusije sometimes ndabonaga zisekeje. Okay, zasaga n'izisekeje, ariko kandi byari ibintu umuntu atekerezaho, ushobora gutekereza ukavuga ati se kubera iki kino kintu kiba, cyangwa se ugashima ukavuga ngo kino kintu ni cyiza kubera ko abantu bagitekereje, ni ikintu ciza kabisa. Turi encouraging abantu gukomeza gukora kino kintu ko ni ikintu ciza. Harimo ni byinshi. Ni byinshi, ariko reka turabivuga. Urabyibuka cyane nje ndi ikintu twagiye tuvuga, twaragiye twacasha abantu baza bapostinga ikingereza none se kurako umunsi wa anniversaire, noneho ukabona ko icongereza ni kaco cosobanura ibintu neza kurusha ni kacugize igifura cyane kigomba gusobanura uburyo wiyumva muri ako kanya. Okay, icyo twaza tugaya iho twaragaye aba ari rwo rurimi rwawe, kandi wisanzuramo wumva wakoresha amagambo ushobora kwi-expressingamo muri ubwo buryo aremereye cyangwa se meza, ni sawa. Ariko kubigira ngo hariho ko bamwe babikoresha ngo nico kizungu, mbese ntawe ukibwira undi isabukuru ngo zabayihindutse mu Congereza akumva ari cyo kivuga neza, sico kiba kivuga neza, nico gusa we wotora urwo ubohotsemo akaba ari rwo uvuga. Ariko ntabwo kukubwira umuntu umwifuriza isabukuru cyangwa ubikora mu Congereza yenda aribwo bigaragara ko iyo anniversaire yaremereye. hari ya joke wambwiye iginsetsa buri gihe nyine mbonye umuntu ari gustrugglinga ni Congereza, sinzi gaho yayikuye muzamubaza ko umuntu ngo bari kuvuga Icyongereza ngo arababwira ngo Icyongereza se ngo nico gifura ngo cyangwa nico gikristo. Ni umuntu ni umukobwa wazi ushimira abantu, noneho ngira ngo hari muri graduation yiwe, kandi urabona baba batumiye imiryango. Noneho sinibuka niba ari graduation cyangwa niba ari ibirori bimeze gute, urabizi ukuntu abasaza baba bicaye imbere bavuga ati umwana wacu yarangije amasomo, reka atugezeho nyine ijambo arishira mu Congereza, cyangwa se umwana wacu yashatse reka agisha tubwira, noneho ngo amare gashira mu Congereza, ngo ashire mu Congereza abagabo bibagwa nabi cyane. Uko uyu mwana abonye Icongereza ari cyo gifura cyane, yo tubwiramwo amagambo ayagomba kutubwira, tiyabishima pe tiyabishima. Ariko natwe icyo twaza tubivugaho ari rwo rurimi wisanzuyeho ni sawa, ariko kandi niba utarwisanzuye wikwirwa uvunika rimwe na rimwe. Wenda nk'icyo kintu reka nkivuge uvuze gutyo, nimba I don't know if it's something nyine ko wenda byabaye cyangwa se ari joke. Hari igihe umuntu atekereza ibintu bikamusetsa akabivuga, ngiye bijya bimbaho. Hari igihe ntekereza joke nkumva kabisa ewana. So iyo nari mbivugiye mu by'ukuri it's all about balance. Nubwo waba ukoresha Icyongereza 100% mu buzima bwawe bwa buri munsi, yego nyine hari ukuntu kigenda cinjira nyine mu vocabulary yose ukumva nico kirimo kirazamo. Ariko se for example abasaza bagusuye urababwira mu Cyongereza, cyangwa uri mu gikorwa nyine cy'umuryango harimo ababyeyi n'abasohoye n'abasoko, kubera iki you don't even sinangombwa ngo utangire ngo bashakire ngo umusobanuze, kubera iki urwo n'ururimi rwawe n'ababyeyi bawe nyine gerageza. Rero hari bimwe nyine tubona tukavuga ati se mu by'ukuri ibi bintu ahangaha byari ngombwa. So ntekereza ko nyine ni amatriti ikora ahantu hose ukavuga ati aba bantu bari aha dushobora kuvugana uko, aba bari aha dushobora kuvugana uko nguko. So I think we can wrap iyi ncamake, cyangwa do you have something else? Ncamake niyo ubibona ute yabaye mu bintu byinshi. Ikindi twashimye
nuko icyo twashimye ko mukuru ubu ngubu dufite abantu benshi baja kuri social media, kuko hari igihe twigeze kubaho tutagira abantu benshi kamera, abantu badashaka kuyijyaho bagira gute, ariko ni ikintu cyiza. Ikindi twagaye tubanze dushimisha abantu ubu ngubu kuri social media. Hari abantu bari ndimo kumva bavuga ngo umwana wese ngo arimugiraho cyangwa akabazanya agacano. Niba afite icyo avuga acungura abantu, kereka gusa niba ari ibintu wenda yaba yariganya abandi akaba we kwigana si bibi, ariko uza wigana ukazana amavuta yawe. Okay, nyine nta kibazo byose nari nshatse. Ni ukuvuga ngo kwigana mvuga hari kwigana udafite nyine purpose, ukumva gusa ko wowe waje kuvuga ngo habaye amafaranga reka nanjye ngeyo, wanahagera amafaranga ntuyabone vuba, ntugire n'ico wungura abantu. Amafaranga nayo ni impamvu ibintu ikibazo no kutayashaka neza ibintu bigahinduka ibindi. Ariko mu by'ukuri social media abantu bayikoresha kuba tuba benshi ni byiza. Hari umugabo binyibukije akantu umugabo umwe yavuze ngo abantu bari mu kuvuga ngo havutse amakanisa menshi, ngo ese havutse utubare ngo ko ntawuze uvuga suko ariko bakavuga ngo havutse amakanisa menshi. Ati ikibazo kirimo aho ngaho ni iki? No, amakanisa n'aba menshi kandi yose avuga Yesu, sivyo byiza kurusha uko agenda havuka utubare abasinzi bakagabanuka. Nuko ikindi nari nibutse twavuze kuri concept umuheha nyine ukaba nk'upunguka suko ibintu bijyanye no gupostinga, ugasanga abantu kwanga ya vulnerability. Ugasanga umuntu afata umuntu akamushyira kuri WhatsApp status cyangwa se Instagram cyangwa ahandi hose bashobora kuba mukoresha, ugahurutura amagambo ukandika kabisa igikuta. Tuvuge n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, ariko you can't have a sit down. Ivyo guvuze nawe azareba stati gutya azayikubita amaso akumirwa. Uyu ninde tangaza cabaye uyu ko aya majambo ko ntayarambwira twicaranye uku kuyaheza abandi nivyo bibaye byiza kurusha. Ashobora kutayibona ina negative way, ariko rimwe kabiri gatatu aribaza se nyine twe twaribajije ese nyine birakwiriye ko ushobora gufata umuntu gusa ukazajya umushyira hariya kwa kutekereza ko bibonwe n'abantu benshi, ariko udashobora kumutinyuka. Reka mbivuge gutyo ngo mwicarane nyine umubwire ibyo wiyumvamo byose ubihuruture, noneho kubishyira hariya byo ngewe nta kibazo rwose bintwaye. Nimba wumva ari the right thing to do ushobora kubihashyira, ariko nyine iyo relationship abantu bashaka kugirana kuri social media batagirana hagati yabo nayo tuza gusanga ko ngiye hari umugore wavuze ngo nimba ari njye bibwiye, nimba ari abantu nabyumvanye, aravuga ati ikintu kinangaza ati ngiye umugabo wanjye arampostinga akagenda akampostinga akavuga ngo yampostinze kandi agira bene ya telefone nyine ntoya itari smartphone. Ati rero ibintu byo gupostinga nzabyumviraga mu bandi, ati kandi ibyo bintu ntago aba yabimbwiye. Noneho nkibaza se ko wabyutse mu gitondo ugafata umugore ukamushyira kuri WhatsApp ugashyiraho imitoma kandi bigaragara ko ari iye wamugeneye. Ntago wavuze ati bantu munkurikiye reka mbasangize ibijanye n'uyu mugore. Wowe nuko wacibagiye twahasanze ikibazo kivuga ngo ninde uhabwira nimba ari uriya muntu ugomba gushaka ko ibyo bintu abimenya, sibyo? Mushikiriza ka message ranyiza umupostinga nibwo adafite telefone. Ninde uhabwira niba ari uriya muntu ugomba gushaka uburyo amenya ko iyo message ihari, cyangwa ugashaka ubundi buryo bimugeraho ukamwicaza ukaba wari no kubimubwira mbere mukiri mu rugo, waje kuyipostinga ukayipostinga yenda kubw'impamvu zawe tutazi. Usibye ko nje benza mbona yuko ari ukubishaka kubibwira abandi kandi ubibwira hari status. Ari ibintu buriya hari ibintu bigenda bya affecting abantu gahoro kandi bigaterwa nuko wenda ubona kwasi umuntu nikiyumvishemo. Kuba wapostinga umuntu wawe ibintu nyine biri directed to her utabimubwiye cyangwa se to him, ntubimwicaze atabikuzi utajya ubimubwira, ni ikibazo. Bigahura n'ikindi kibazo caje abantu kwihisha cyangwa se gushaka gukorera inyuma nyine yaya mabuto yo kwandika. Ugasanga ahangaha no mu ngo like biri kuri extent wenda nubwo ntashaka kubyinjiramo, abantu bashobora kuba bafitanye nk'amakimbirane nk'umugabo n'umugore, aho kugira ngo twicarane gutya nkubwire ati boss this and this and this and this byagenze nabi, nkacunga neza usohotse ugiye mu kazi ubundi nkajya kuri WhatsApp nkakwandikira text iva hariya kandi igitangaza bakayishira mu Congereza agatuka amatora dictionnaire. Ibyo nta kiba hari uzutongana mu Congereza kujya gutongana bigira umwihariko ugutongana bigira umwihariko biza mu rurimi rwawe urumva. Noneho nyine ugasanga icyo nari mbivugiye
iyo ntambara kubera ko ushaka ko muyikemurira kuri aya mabuto ntago zokunda in fact ni nabibi kuba wanarakaye ukandikira n'umuntu ikintu yagiye akagisomaho mutari ni byiza kwicarana mukabikemurira hamwe na za appreciation usibye no kurakara na appreciation ugasanga mwirirwanye mu nzu mwe yuze ntago wambwiye ati bino bintu byanshimishije iki cyabaye nagikunze wari wambaye neza wasaga neza kuri station ni indi extend singaye wa mugore wabwiye wanditse abonye abandi bazabikora arandika ngo tahagaze hashize kuko urumvaga we iwe yavuze ikintu yona avuga n'umugabo ari aho ngaho uwo mugore nje bazomundangire ndamushimye noneho ugasanga nta joke uwo mugore arahari byarabaye noneho ugasanga usibye no gutongana na ya appreciation agomba kumuha nayo ntiwayimuhaye muri kumwe kandi ni ukuri bigira imbaraga y'abantu bari kumwe ugasanga nabwo wahengerera aragenda utumwandikira ngo ibi ngo none cyose ibintu uri murambwira twararanye twabyukanye mu nzu kuki utabimbwiye ugategereza ko nsohoka mu nzu so rero ibyo bintu byose nyine ni byiza ko abantu biga kugira ya connection iri pure kabisa udafite icyo wikeka ukamenya ngo umuntu ni it's a safe space nimba ushaka gutongana nimba ushaka kwishima nimba ushaka icyo ushaka gukora cyose ukamenya ngo uri kumwe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe uri free nyine nuko ayo niyo makuru yaranze umwaka wa 2025 ku ncamake harimo nandi twibagiwe so in case you missed any of the topics cyangwa the sessions kindly rwose genda hariya kuri page urebe ntago ari ndende zino video minota 25 yaba yakabije 30 sawa urebe uyusubiramo ufate ikindi kiganiro urebe nyine dukomeze tugendane gahoro okay nayo makuru twavuze muri uwo mwaka ushize uyu mwaka wunduza nabwo tuzavuga ibindi byiza nanone ariko bishimangira bino kuko bino bintu tuvuga bifite aho bihurira nako twavuga ngo biranasa hari ukubishimangira gusa hanyuma hari n'aho tutavuze abatumirwa dushimira abatumirwa twagize muri uyu mwaka mwarakoze cyane hari harimo reka mbavuge si benshi twatumiye Shaka Adonis Mucho dutumira couple ya Ndasarara na Cynthia dutumira Adonis Mucho abashumba Unity bo kuri Unity abo bose twaganiriye neza hari n'amajwi mwagiye mwumva ku ruhande harimo director wacu nawe turamushimira cyane yagize neza rero ni ba director babiri ntitugira umwe turabashimiye cyane bazagira gutya rimwe bumva tugiye nko kubihengeka bakavuga ati ahangaha ni mubwire gutya so turabashimiye mwese ababanye natwe mwaka wa 2025 ciao se ni ciao ni ciao I don't know ngaho nawe ubutamushe